So se kuri kwayo abo ko ntabwo uzufitiye bimeze bite yewe cyaworoheje dore inzara iranye inzara se kwishuti umeze utese kugira ngo ubyuke ujya gushaka umugati twinywera icyayi umugati hakubigira igihe wanywera icyayi ntabwo ujya ugihaga wowe muramvu ikigira yinshi kane cyane gutya sawa mubwire rero ejo bundi yari umunsi w'abagore sibyibuka ndabizi ariko nta n'impano wampaye ngewe nari mbeze ko aribyo igiye kuza iyo ugize nzana iki ariko si umunsi w'abagore ubundi mutabeshya uriya munsi ni uw'abagore bose bose uriya ni umunsi w'abagore bitwaye neza abitwaye nabi ushatse kuvuga iki se umugabo mwiza ngo abagore bagize bate nivugiraga da uvuye hese kandi mvuye kukugurira impano narebye ndareba ndeba saga turimo ndavuga ati umugabo ntarebye neza n'akatarazaza akanzanira ariko nanjye nk'umugore uzi ubwenge utekereza ku munsi w'abagore baraniriwe ndi gutekerezaho ndabareka ngo utekereze ikintu ndavuga ati ukwiye impano uzi ubwenge buri ntabwo neza ko ujya unekereza buriya nanjye nagushatse mvugana uno mudamu ni umwana mwiza ni umudamu imana yampaye nubwo twabana tukagira ibuto ariko ni njye mugore ukwiye utunganye ubereye stone yego nanjye ni njye mugabo utunganye ubereye nyirangazari uze ndakubeshya mba nkubwire rero wa mugabo yego ahubwo se n'agapantaro bitewe n'imyitwarire yawe izi boro nkuzaniye wajya wambara 10 wajya wambara 15 ndaranguye Jabunga ko haba harimo amapantaro 15 ndaranguye ndakuzaniye ibintu byo kwiruka mu bagore ngizi zirebe neza kugira ngo ngenge kurwara biriya bihanya by'amasida n'ama-infection babona n'abagore ujyamo ntazi ukuntu bameze dore ngizi ndakuranguriye umuntu umwe ushaka kugikoresha utuntu 15 ariko uretse gato nyine uretse ibyo bintu birimo dore ngizi zose nazi kuzana ibisubizanye gukora nkuzaniye ngo narakubonye ndeba ukuntu uri kwitwara ngaho ngufatiye mu bihuru ngaho ngufatiye hehe mbona ntakwitayeho nk'umugore nazakubazwa kandi wanduye twakwandura twese ntabwo uzagenda ngo uze ngo nange gukora iyi mpamvu zanzanye ngo nuko wagiye hanze ahubwo ujye twambara ari nka dutanga icyarimwe uri kubyumva uziko narinzi ko ari ukumva ntabwo ibyo ubu amafaranga wakaguzemo ibiro 2 by'isukari uragiye biguzemo biro bihanya nshobora kugura ibyo biro 2 by'isukari nkazagira gute aya na save nkazayivuzamo narwaye sida cyangwa narwaye ama-infection nanjye urabizi ndakubwiye ngo umuruse ibyo bintu bimvana mu maso kare ko wigeze umugabo mwiza ra ntaba mwiza wari wambona kino kintu nyambara niba utacyambara ugomba kucyambara bariya se urugujyemo bwira gutereka bikakangirira aho ngaho ejo ndetse nagufashe wamfashe muri iki wari uri kumwe kuganira n'umuntu uriye n'umugabo mwari muri kumwe hanyuma nyine kuganira n'umuturanyi cyangwa n'inshuti ni ikibazo rero mva nkubwire umubiri ni umubiri ejo wakwatakwa ugakora ibidakwiye ngiye ntabwo nzatakwa rero mu gihe akiriye impano nyirangazari ndakubiye ngo nkora ibyo bintu akira nkora ibyo bintu ariko waretse kwikomeza ariko utabeshye iyi ni costume uguriye umugabo wawe ariko costume ubuzima costume se nuyambara wamaze kwandura wamaze kurwara izakuba icyambere n'ubuzima kandi se iki ngiki umuntu acyambara icyambere n'ubuzima buzima nyine kimuna iyo umuntu yambaye iki kintu arahaga banza wirinde niyo nkuzaniye kondomu noneho costume izaza nyuma ahubwo nshimira urabona urakoze akiri ibyawe ubundi se kuki utajya umenya akiri ibyawe kandi iki kintu sinyisange mu cyumba ubamubwire ahubwo uzaza ugenda nta na kamwe ujyanye uzambona uzataha ahandi erega ndakuzi umubyeyi abyara umwana akamumenya n'umugore abana n'umugabo akamumenya ndakuzi ndagusobanukiwe utanzanaho ibyo magurukaho waguruka y'iki magurukaho hakuzi ko wibonye magurukaho kabiri kanga wundi nkwicara akira ibishitani ariko ibyo akira